byatumye nanabura igihe kinini mutambona kuri social media. Barinda wivunira iki uza wambaye ubusa ndi kukaboneka rubusa uje kwiyereka abanyarwanda cyangwa akagaragaza akabere gashinze gutyo. Okay, uramuzi murazi. Yego. Video we abantu bari kuvuga ko ari we barayibonye. Yego narayibonye. Wabonye ari we. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Ikaze wo ukurikiye Kigali News Channel, ni amahirwe n'umugisha. Uyu munsi twakiriye Timam, umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana. Waririmbaga indirimbo z'Imana cyangwa n'ubu uracyaririmba? Waririmbaga indirimbo z'Imana? Uririmba indirimbo z'Imana? Ntabwo naririmbaga. N'ubu ndaririmba. Erega kuririmbira Imana ntabwo ari kuririmbira abantu. Nubwo iyo uririmbiye n'abantu bibafasha ukabasangiza indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ari sawa, ariko ntabwo umuntu waririmbye ntashobora kureka kuririmba. Buryo ubanza ntabwo bujya busaza ngo ndeka kire gupfuye. Timam umeze neza? Meze neza. Minsi myinshi. Tuguhaye cyane kabisa. Tuguhaye ikaze kuri Kigali News Channel duherukana kera. Kera cyane kabisa. Timam wabagaye. Ntabwo nemereze kubona mu buzima busanzwe yaba mu biganiro. Mu buzima busanzwe ntago nkunda n'ubundi kuboneka. Atari impamvu zishingiye kubitugira busy. Ahubwo ku mpamvu zishingiye hari imyaka ugeramo n'igihe ugeramo, ukaba ugomba nyine kubaho utuje kandi uri mu buzima nyine bw'abantu bahwanye n'ukuri. Yego, umwe nkuvuga gutyo ushaka kutabyumva cyangwa ukabyumva uko nabivuze, ariko hari ubuzima nyine umuntu aba akwiye kuba arimo bitewe n'igihe agezemo. Abantu baguheruka ku mbuga nkoranyambaga duguheruka mu ikiganiro cyawe ndumva nje mperuka kubona ngiye ku giti cyanjye. Ni ikiganiro wakoze kwa Sabe, ngira ngo umwaka urarenga. Cyabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka washize. Uno mwaka n'igicuruzo mugiye kuzure. Timam ko wahise ugenda twakubura. Nyuma ya kiriya kiganiro abantu bakibuka barakibuka. Okay. Impamvu ya mbere yatumye mbura cyane no kubera yuko hari ibindi muntu agomba guhugiramo byo kumufasha mu buzima bwa buri munsi. Indi mpamvu ya kabiri, hari ukuntu abantu baza ku ma social media ariko ugasanga nta n'icyo bari kuvuga kizima cyafasha abantu. Impamvu yindi nuko icyo gihe mperuka nyine nari mbabaye cyane kandi mfite agahinda. Numva nkeneye kubanza kwifasha kugira isanamutima wanjye. Rero nabanje kubikora ibyo byose, hari n'ibindi ntavuze ariko birahari bitandukanye byubaka ikintu kimwe cyatumye mvuga nti reka noneho ngende mbe ntuje nicecekere mbanze ndebe iby'abantu ba hano ku ma social media uko bimeze, ubundi noneho nzabone kugaruka nabyanarije neza. Agahinda karashize? Urufite kiragiye? Ako nari mfite icyo gihe karashize, ariko agahinda ntigashira. Igihe cyose ukiri ku isi ibigutera agahinda ntibibura. Ushobora kuba utabifite uyu munsi ariko ejo ukazabigira, ushobora no kubifite uyu munsi ejo bikazashira. So ngubu umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Timam wagarutse ni ejo nibwo nicaye mbona notification ku Gihozo TV. Yego. Wagarukanye content yitwa Ntibikwiriye. Yego. Timam, nk'umuntu warebye ibiganiro bino biganiro winjiriyeho, none waguhereza list, agapapuro n'ikaramu, akakubwira ngo twandikira ibintu ubona bidakwiriye muri iyi mihanda, duhe list. Iyo list wayikora gute? Iyo list rero hari ibintu bajya bavuga ngo ntiwabona vini byanditse, kuko hari ibintu byinshi bidakwiriye muri no minsi. Hari bidakwiriye mu mibanire abantu dufitanye, hari bidakwiriye kuri social media nkuko cyane ko ari naho turimo gukorera. cyane.
hari bidakwiriye mu muco nyarwanda. Ibintu bidakwiriye ntago wabona igitabo byanditsemo. Nta nubwo wabona akanwa kabivuga ngo bizarangire. Ubivuzeho wazarinda bagushyingura cyoza bagasigara bavuga ati cyo koze. Yadusigiye intego nziza yuko dukwiye kwibuka ko hari ibintu bidakwiriye muri societe nyarwanda. Ariko uvuze ngo tubyandike wabyandika si imyaka ingahe nazarinda nsaza ntasoje kubyandika. Hari umuntu dukurikiye nona we agura mega akajya kuri YouTube agascrollinga akareba. Uwo muntu ashobora kuba atazi ibintu bidakwiriye adakwiye kureba. Sibyo? Duha urugero rw'ikintu kimwe ubona kidakwiriye ubona societe nyarwanda ubundi idakeneye muri rusange ariko gihari. Mumbashije ibibazo bibiri nubwo wenda rubyise kimwe. Ikibazo cya mbere kinakomeye n'ababitegura. Ikibazo cy'ababitegura impamvu barushaho kubitegura nuko bashyigikirwa n'ababareba. Urumva? Yego. Ariko uyu muntu aramutse ateguye urugero ngiye gusubiza icya kabiri nacyo warumbajije ateguye kuvuga ku matiku y'umuntu wambaye ubusa agategura kuvuga ku matiku y'uwasimbutse ahantu cyangwa wanyereye ibyo ntago mbizi ashobora kuba yaranyereye bakabihindura no gusimbuka agategura utuntu nyine dusa nk'utwo ngutwo. Umuntu agategura kwambara ubusa akaza yambaye ubusa neza ukamubona yambaye ikariso kandi ara proud yuko yambaye ikariso cyane. Ukabona umuntu ara proud. Hari umukobwa umwe mperutse kubona mwiza arazwi hano ntago nirwa mvuga amazina ye ariko yaragiye kwambarira akantu Imana yo mwijuru ubundi ko ubizi nawe kuri mwiza urarinda wivunira iki uza wambaye ubusa ndi ukaboneka ari ubusa uje kwiyereka abanyarwanda ubusa nyabusa cyangwa none se nkubaza ikibazo ubusa bwose waruzi neza ko ubusa bw'umuntu wambaye ubusa bwa burundu ntago buteye amatsiko. Igiteye amatsiko ni ukwambara ubusa buhisha. Ukaba wambaye ubusa ariko nanone buhisha. Niba wambaye akantu kagaragaza ibere hano ku ruhande cyangwa kagaragaza akabere gashinze gutyo uri gutera amatsiko wa muntu utazi ubwambure bwawe kwifuza kubugeraho kuko watangiye gusa nk'umunopesha urimo namunopesha icyo bita kunopesha urakizi. Abakobwa bacu biyi minsi barimo kunopesha abagabo kandi nabo bafite niba hari ikintu kiryana kinakomeye ni ukukunopesha. Umuntu amatsiko uteye umuntu kubera ko wamunopesheje niwe urushaho gukenera kurya cyane cyangwa kunywa kubera ko wamuteye amatsiko uramunopesheje niho kujya gucya ngo ugahita upfuka. Sinzi niba abantu badukurikiye babyumva neza ariko barabyumva. Umuntu kumunopesha bari umugome none akakunopesha arangiza akakwima. Uwo muntu uri kuvuga ntabwo yemerewe kunopesha abantu. Oya hari abantu bari kuri level badakwiye kunopesha abantu. Niba uri umukobwa wiyubaha ukaba uri umugore wiyubaha ntabwo ukwiye kuza kunopesha abagabo bose bo kuri zino social media kandi bimvuze ni ukuri kw'Imana ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Ntabwo ari uburenganzira bwe. Ni uburenganzira bwe. Ibyo ndabyemera. I know. Nta mwanya w'ibanga yigeze yerekana. Ariko koko nagusobanurira reka nsubira inyuma. Yanopesheje ndi kujya. Wowe mukobwa unopesha abagabo. Uretse mwahise abagabo baretse kubifata nko kunopesha. Ntabwo ari abagabo bifata ko munopesha ko ntabibatumye kunopesha abantu. Ahubwo umuntu anopeshereza icy'abagabo. Nyine uramunopesha erega nawe yabiteguye ntabwo abikora atabizi. Nese ugira ngo ananiye kwambara ngo yikwize. Abari mwenda afite hafi cyangwa se yumva urabona turi ntabwo nzi buze kwemeranya nawe ko kuri muri sama ntago sama ikorerwa kuri social media. Abantu bakeneye kujya mu gihe
nk'iki ngiki bajya ku mazi, bafite ahandi bajya ku mapisine, bafite ahandi bajya akambara ka bikiniki. Ariko niba ufashe intego ugategura kenda kanofesha abantu, wari ukwiye kwambara mu rugo iwawe, mu nzu, mu cyumba cyangwa muri salo, sibyo? Cyangwa wari kwambara uri kumwe n'umutware wawe, ukakambara ukaza ahantu habereye ikintu uzi ko kiri buza abantu nyamwinshi, ukabanofesha. Ufite ihe ntego? ushobora gusanga nta ntego yari afite iwe, yarumvaga ari ibisanzwe. Ariko koko twikomereze. Ni ukubera ko ushobora kuba utarabibonye cyangwa utabizi. Ababibonye ibyo ndi kuvuga barabyumva. Ntabwo bikwiriye kunofesha abantu. Ahubwo Imana yaba idufashije igasapotinga ibyo bintu byose bidakwiriye bigahinduka, sosiyete nyarwanda yakongera ikaba nziza kurushaho. Tima, wihangane mubaze kuri kino kintu. Ikiganiro ariko gukora wagikoreye Pastor. Ni inshuti yawe? Harya buriya ni inshuti yanjye ra Kanombe. Okay. Inshuti zigira ibyiciro. Ibyiciro inshuti zigira ni byinshi. Sinzi ubushuti mbajije ubwo ari bwo, ariko uko biri kose bushobora kuba buhari cyangwa budahari. Okay, uramuzi muraziranye? Yego. Video we abantu bari kuvuga ko ari we warayibonye? Yego, narayibonye. Wabonye ari we? Niwe. Ibyamuvuzweho byo warabyumvisha? Ni byinshi biracyanavugwa. Nk'umuntu rero muziranye, biriya bintu wabibonye gute? Hari abavuga, hari tube turetse kugira umuntu uri mu mashusho, abantu ko bakiriye iriya video, hari abayisamiye hejuru, hari amacalenje yakozwe, warayabonye? Biriya bintu wabyakiriye gute? Uko nabyakiriye biri mu byazamuye igitekerezo nari nsanganywe. Igitekerezo kiri mu byatumye nanabura igihe kinini mutambona kuri social media. Nibazaga ubundi nditimamo kwiye kuza mvuga iki? Ndi umuntu kwiriye kuza kuko bagaragaje ishusho umuntu bamubeshyira cyangwa se ari no mukuru akora amakosa, nanjye nkoma muri icyo kigare nkagenda nkakijya inyuma. Nareba nkasanga ntago nditimamo ukwiriye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago nkwiriye kuba niba kanaka ya postinze ifoto runaka ari gusebanya ko nanjye nza mu murongo mushoreye muherekeje mutiza umurindi. Washaka content nzima ukayibura. Nk'umuntu rero uteganya kubaka ejo hazaza heza, ugatangira gutekereza ngo noneho nakora iki. Iyo umaze kubura icyo wakora, ikiza ukwiye kwicecekera. Uko nabifashe rero, nabifashe uko nabibonye. Ariko uko nabibonye ntago bikuraho ntibinahindura uko mfata Sabe. Mfite uko mufata kwanjye ku giti cyanjye, cyane ko umuntu niyo yagwa mu ikosa ni umuntu, ntago umuntu ari Imana. Abantu benshi dufatiraho urugero bakoze amabi twebwe tutabasha no kuko. Ese tekereza nka Sabe y'umuhindura Dawidi, akaba Dawidi ababazi bya Bibiliya azi ibyo babazi ibyo yakoze. Imana ikareka amuga ati mbonye mwise umuntu ufite umutima nk'uko uhanye nuko nshaka. Ikindi nubwo mwamutera amabuye gute, utekereza ko ibyiza yakoze atari byo byinshi. Ngiye umutima uhita umbwira utari ko nubwo yakoze hari ibyiza byinshi yakoze. Ari nayo mpamvu abantu bazi ibyo bintu byose hakiyongeraho ko bidakwiriye kwandagaza mugenzi wawe, ahubwo ari ukwiye kumusapotinga mu ntege nkeze. Ikibazo gikomeye twagiye tugira kitari no kuri social media gusa, no mu madini ariyo mpamvu ubona bafunga insengero zitandukanye. Ni ukubera yuko aho kugira ngo bagenzi bacu nk'inshuti zacu cyangwa mu idini mu myizerere y'abanyetorero ibyo twita bene data dusangiye kwizera, kuko hirya gusangira kwizera dusangiye ko ndi umunyarwanda, hirya gusangira ko ndi umunyarwanda dusangiye ko ndi umugabo,
hirya gusangira ko ndi umugabo dusangiye kuba turi kuri social media twese dutera kamera tugafata mikoro tugacuruza. Ikibaje gikomeye rero nuko yatewe n'abakamuhishiriye. Bishingiye kuki? Bamwe n'abafite ishyari byuko ari kuri hejuru yabo, abandi nabo ushobora kuba atarahaye ibiganiro babikwiriye cyangwa babishaka kubera ko yarafite ijwi rinini rigera kuri rishobora gufasha buri umwe, sibyo? Hari impamvu nyinshi nkiriwe nzitondora yazira babona akantu gato nubwo yaba yasitaye kagahinduka gusimbuka. Uyu mwanya ntabwo mvuga ngo yakoze amakosa, nta nubwo mvuga ngo ntabwo yakoze amakosa, ahubwo ikidakwiriye ni iki? Ni ukumwandagaza kandi ari umuntu tugikeneye, kuko ejo bundi azakira agaruke ku isoko cyane. Aze ashobora kuba niba yarakoze amakosa azagira umutima uca bugufiya agasaba sosiyete nyarwanda imbabazi, sibyo? Ashobora no gusaba imbabazi Imana, ntazisaba abantu, bitewe no kurinda umuryango we no kurinda icyo ari cyo, sibyo? Ibyo byose ntabyitayeho ko yaba yarakosheje cyangwa atakosheje. Njyewe ntago namutera ibuye, ntago bishoboka. Ahubwo njye mbonye umuntu umutera ibuye narisamira hejuru harijugunye, kuko sinarisubiza uri muteye, nanjye ntacyo nabamurushije. Bisobanuye iki? Ntago bikwiriye ko dusenyana nkuko turi hano kuri social media twese dushaka iki tubeshaho, turi kubaka sosiyete nyarwanda, twihinduka abayisenya. Ni umurongo mwiza Imana yari duhaye wo kugira ngo twubake abanyarwanda, twubake ubumwe, twubake na ndi umunyarwanda. Nambwira kuri ndi umunyarwanda gute uri kwandagaza umugabo mugenzi wawe cyangwa umugore? Kandi ngo umugabo waguye burya urenzaho utwatsi none se bari kuturenzaho cyangwa ubwo ari gucukura none bagacukura. Igikwiye ni iki rero sasa? Abantu no kuvuga ngo nk'umuntu aguye kuri video nk'iriya ari uwa mbere, ni wowe yifashe na telefone yawe, ubundi nta nubwo wari ukwiye kuyifata, mu buryo bwo kwirinda amajwi ya Satani ari bukongore. Kuko ino si turiho akenshi n'ababikora, hari n'ababikora batamwanze, ahubwo barabikora kubera yuko bari bucuruza, barabikora ko bakeneye kumuzamuriraho izina n'ubwo arwaye n'ibibareba. Ibyo ni ubugome ndengakamere kuri njye, niko mbyumva. Niba ngufatiranye uri mu kibazo, wowe unyumva n'abandi bari butwumve, aho kugira ngo nze nkurwaze, aho kugira ngo nkusure mu bitaro kwa muganga, ahubwo nkiyeranje habata okay, uno muntu yarazwi, reka mpere kuri aya makosa ye niyubakira izina. Abenshi bari inyuma mu kigari nta nubwo bazi uko byagenze, baragendera mu muyoboro wa wa muntu umwe nakubwiraga. Ikigare cya social media uyu munsi cyubakiraho hakaza akantu kamwe, bose akaba ariko intero umuntu ateye akaba ariyo bikiriza. Ariko ushobora kuri kwikiriza ibinyoma tima kari umuntu muziranye, ukimara kubona ririya tangazo, tuve kuri video yasohotse nyuma, ukimara kubona ririya tangazo ko arwaye, uramuhamagaye? Oya, ntago namuhamagaye, kubera ko mbere uko atanga itangazo ry'uko arwaye twarandikiranye, ndamusuhuza, muhamagaye ntiyanyitaba. Okay, kimaze ko umuntu ashobora kuba ari na busy, ntago mbihindura ikibazo, sibyo? Hari umuntu guhamagara utamwitaba agahita yumva ko wamwanze cyangwa se murakaranije. Oya, naramushakaga bitagize bihuriye na social media. Umuntu dushobora kuganira, tuvugana, twavuganaga, dufite ibyo twakoranye, twakorana n'ibindi. Rero urumva niba atari yanyitabye mbere yuko agira ikibazo, ntago ari byiza ko mpamagara umuntu mu kibazo. Yego, kuko ubundi nubwo inshuti uyibona mu byago, ariko biterwa n'iyo nshuti uburyo mwari mubanye. Niyo mpamvu nabwenga ibyiciro by'inshuti biba mu byiciro byinshi. Hari abantu badukunda bicecekeye, badashobora gusakuza mu bibazo byacu, ariko dushobora kubona imbaraga zabo byabaye ngombwa bakadusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yewe nubwo mubona abantu basakuje, mwasakuje, byanze bikunze ndabizi neza ko hari abantu bari inyuma y'aba bantu, niyo baba bake ariko barahari kandi babumva, bashobora kuba nasobanukiwe ukuri kurenza uko twebwe dufite, ariko bicecekeye cyane. Tima wagarutse, ndi kumva umurongo wawe muri ntibikwiriye. Hari no kuvuga ngo hari ikintu abantu benshi bishyizemo, amatiku ngo aracuruza, niko byemera?
cyangwa niko bigaragara. Amatiku kuvuga ngo aracuruza ni uvanga amatiku ararebwa muri makeya sibyo ariko impamvu ngiye naje muri pozisiyo banjirije iziriho n'izizaza video zigendanye no gusebanya ku byakozwe n'ibitakozwe ntago nzishyigikiye. Icyo ni icyambere bishingiye kuki uyu muntu turimo gusebya uyu munsi uwari we wese nuzasebywa ejo ndi tayari kusapotinga kurwanya amatiku kubera iyihe mpamvu iyo uri mu gihe uri kuvugwa nabi cyane abantu bose bakwihaye nicyo gihe kibi Satani kugenderera kandi amagambo araryana cyane aryana kurusha kuba umuntu yaza akagukeba kuko umuntu aragukeba ukipfukisha wenda azaza n'igikomere kinagira ugisibangana ariko aya magambo bari kuvuga nta gasibangana azahoraho. Ntabwo utekereza ko hari abantu sosiyete yota nyamara babigizemo uruhare runini? Ndabyemera ndaguha urugero. Ngiye nigeze kwifata ariko nshaka gukora challenge no kwiyama abantu mba ndisukishije kandi ntanabikunda nyine ndakubwira uruhare rwanjye muri byo sibyo ariko mbikora mbizi neza ko abantu nyamwinshi bari bumva inyuma ariko kumva inyuma nabyo byari bifite ishingiro kuko hari igikundi cyari cyiza kindi inyuma kandi ntakeneye bitewe n'iki nuko gishobora kugusubiza mu bitekerezo binaniwe kitakujyana mu bitekerezo by'iterambere. Ndabikora bisobanuye iki nabikoze atari uko mbishaka mbikora abavuze nabi abatangaye none utimama ibintu nakoze nibiki mu byukuri nta kintu kidasanzwe nari nkoze kibi ahubwo ntibamenyereye nk'umuntu wakora ibyo bintu. Niyo umuntu yumva utakwambara ikabutura nyine yumva utayambara nuyambara cyane cyane twebwe bitewe naho twakuriye mu kirokore arabona nyine byacitse sibyo bivuze ngo rero hari n'abantu bategura ibitendo byabo bakabitegura babizi neza ko sosiyete iri batera amabuye kandi babigizemo uruhare ariko abo bantu bo rero uzabitondere ko bafite ibindi bintu bari kureba mwebwe mutabona. Yego abakunzi ba Timamu ubungubu kuri chaîne bagiye kujya bakubona sha buri munsi kabisa najenje cyokoza sinduye nk'ababandi njya numva bagati nzahava mfuye kuko Imana impaye umugisha nshobora no kujya mu bindi kankoresha ibirenze ibi gusa ndashimira abantu biteguye kudusapotinga mu buryo bwose cyane cyane ikintu cya mbere gishimisha umuntu ni ukumushyigikira ibikorwa bye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'umuntu ufite chaîne urabizi iyo ubonye ikiganiro bakirebye wow uyumvamo izindi mbaraga sibyo uyumvamo no gutegura uyumvamo no gushora ibyo utunze gusa kubera ko ari ibintu natekereje igihe kinini kandi bikaza atari njye ubyiremyemo hari ukuntu umuntu akora ikintu ariko kiremyemo nimera ko gushyigikirwa n'Imana biri imbere cyane kubemera Imana n'abatayemera kubayizi n'abatayizi ndabizi ko byanze bikunze n'umuntu utagira uruhare n'umwanya na muto w'Imana abati Imana mbabari umfashe muri ibi bintu kandi Imana ikagira gute ikamufasha. Rero hirya y'imbaraga zacu hari imbaraga z'Imana n'imbaraga zanyu ibyo byose nihabura kimwe ikindi kizaboneka kimwe nuko mu kwizera byose byaboneka. Ubwo rero ndahari rwose ku Gihozo TV niho ndubunaje nje urumva kandi ndabizi neza ko hari abantu bashyigikiye ibitekerezo byiza nubwo babona amatiku bakaba ariyo bareba bakabona amakimbirana bakaba ariyo bareba niko ndabizi ko hari abantu bakunda ibintu byiza kandi bifite intego nziza. Rero ndahari kandi nako tuzakomeza tubana yego yes dusoze ugira ubutumwa bugufi ugenera sosiyete muri rusange cyane nk'umuntu uhura n'ikintu nka kiriya kikamubaho ku giti cye
dusoze ugira ubutumwa ugenera umuntu nk'ubu uko akwiye kwitwara muri biriya nk'uko nawe cyangwa urakoze. Icya mbere nabwiye ko impamvu abo bantu barushaho gucuruza amatiku kanavuga ngo niyo ari gutanga amafaranga ni ukubera umurindi mu batizi aba bareba. Iyo nje nkakureba nkabikunda nkabitaha amamega yanjye n'umwanya nkalayikinga nkashayaringa nkakora komenti redi mba namaze gushyigikira no gutera inkunga y'amatiku. Muntu ndeba rero unyumva nagusaba kureba ibindi wirebera wenda ntuzbizakora kukugeraho ko hari abandi bazabigusharinga ubibone ariko mwisapotinga amatiku. Niyo message ya mbere natanga. Ndabizi ko biragoye pe umuntu wamenyereye kuba yirebera social media cyane cyane wenda nk'aba muri diaspora mudafite n'ababaganiriza mukeneye kureba ibibera iwanyu byagenze bite ariko mpereye kuba YouTubers bategura ama content nabasaba kuva mu byo murimo mugahindura mugategura content nziza zifitiye societe nyarwanda umumaro narangiza tugaha abantu badukurikira ibyo bakeneye kuko bari kubura uko babigenza kabase ndareba ikiza ko ari byo biri iwacu akareba ibyo abonye nyine arapfa kureba ibyo abonye ariko si uko abikunze nta kintu biri bumwungure urumva nta kintu biri buze kutwungura ariko mu by'ukuri hagaragaye abantu kabeshwe nubwo utaba usanzwe uri mu YouTubers umuntu waza uyu munsi ukatuzanira content nziza ayino ko abantu bahari bo kugukurikira kandi bakagushyigikira bakagira ibintu biwokipa birahari byinshi byo gukora sibyo dufite umwanya wo kwamamaza ibyo dukora ushaka gutegura ukajya wamamariza abantu kabyuka ukikoza mu mujyi ukajya muri shike kandi amafaranga wayabona ni urugero ruto ntanze hari n'ibindi noze mbwira mushuti wanje bari buze kubona ntiwe mvuga wenda ko ari ikindi kiganiro mubwira nti wateguye igitaramo cy'abanyarwanda bakabazi ko buri mugoroba bari bukurebe mu gitaramo yewe usukuntu twaryoherwa najya ntango yose ugira ngo n'amayinite ntiwajya uyagura kandi ukaruhuka mu mutwe kumva wishimye. Dufite ibintu byinshi byo gukora dufite ibintu byinshi byo kuvuga ariko mwoka byaramwe mwogahekamwe rwose bantu mutegura mukumva ko muzagenda inyuma y'amatiku mu kigane mutazi murimo no kwicukurira urwobo rutari ngombwa. Nabasaba rwose ko mudufasha mugahindura content turi guha abanyarwanda. Imana turagushimiye cyane wakoze murakoze cyane Imana ibamugisha. No gutaha kandi ndahari ko mpabaye se. Sa urakoze.